Reka nongere mbifurize kugira ibihe byiza mwese mukomeje gukurikira Rwa Kigali muri aka kanya. Reka nongere mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza aho mwamudukurikiye muherereye hose, haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Nk'uko bisanzwe rero njye musanzwe mumenyereye ko Andijet iyi ikaba Rwa Kigali, ni muri rwego rero tugarutse mu biganiro byacu bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho byibanda ku ikoranabuhanga ndetse n'uburyo dushobora gufata iri koranabuhanga tugendana mu mifuka cyangwa se mu makompiyuta dusiga mu rugo cyangwa se tugendana byose tukareba uburyo dushobora kuba twabibyaza amafaranga. Hano rero tukaba dukunze gukoresha forex trading cyangwa se cryptocurrency ndetse no muri mining. Muri aka kanya rero tugarutse kuvuga kuri forex trading. Abenshi yarabananiye kandi bazi kwanaliza market neza, mbese muri make bazi technical analysis. Niyo mpamvu muri aka kanya tutagiye gukoresha computer twanaliza, ahubwo tugiye kurebera hamwe ibintu 9 maze kubona ko biri mu bintu bituma umuntu forex trading umunanira cyangwa se atsindwa nayo. Ariko ibi bintu 9 ngiye kuba nakugezaho, ni wumva ufite ubushobozi bwo kuba warabitsinze, nta kabuza amafaranga ya forex trading cyangwa se izindi trading ukora izo arizo zose uzayarya nta kabuza. Baravuga bati abantu bagera kuri 90% biga technical analysis bakayimenya ariko ntibabone amafaranga. Abandi 10 basigaye bakiga technical analysis nabo bo bakabona amafaranga. Bo ntabwo baba bari muri ba 90 byumvikana. Kubera ikibo rero babona amafaranga, nizo mpamvu ngize ngo tuganireho muri aka kanya. Nk'uko bisanzwe rero ari bwa mbere udusuye, ushobora gukanda buto ya subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije. Tudatinze mu magambo rero, reka dutangire ibintu 9 bishobora kuba byaratumye utabona amafaranga muri iri soko ry'imari rikorera online. Ikintu cya mbere ni ukubura setup cyangwa se kubura signal kandi ushaka gutradinga. Urugero, kuwa mbere ubuze signal bitewe wenda na strategy ukoresha, ubonye nta setup ugeze ubona cyangwa se nta signal ugeze ubona, urabiretse. Kuwa kabiri naho bigenza uko, no kuwa gatatu bigenza uko, ugatangira kugira amarangamutima uvuga uti se kuwa mbere mbuze trade, kuwa kabiri nkabura trade, kuwa gatatu nkabura trade, iki cyumweru koko mbona kigiye kurangira koko nemere kirangire kandi nta tradings kandi nkeneye amafaranga. Bigatuma rero kuwa kane ubyuka kare uvuga uti byange bikunde nge ngomba gutradinga. Ibi rero bizatuma utradinga ibintu bitari byo, bityo bibe byagusuka mu gihombo. Kandi ndatekereza ko mwebwe mwese muri kumva iyi video ibi bintu mwagiye mubikora kenshi, ariko reka nkubwire ngo congratulation kuri wowe wamaze kubireka utradinga gusa iyo wabonye setup yujuje ibyangombwa ugenderaho. Urugero, ushobora kuvuga uti nge nzinjira mu isoko, market yamaze kugera muri point of interest, sinzahita ninjira isoko, nzategereza confirmation ya change of character, ntegereza ko market banza kubaka liquidity ibone kugaruka muri lower time frame point of interest. Ibyo byose ukabanza ukabitegereza ariko ukabibura. Wabibura rero ukavuga uti ngewe market ikigera muri point of interest, nkurikije ukuntu nashatse setup nkayibura, ndahita ninjira isoko bite nzamukana naryo cyangwa se manukana naryo. Market rero yagera muri point of interest ukaba winazemo, mu by'ukuri utategereje bya bindi ubanza gutegereza kugira ngo winjire isoko ufite confidence. Hanyuma market ntidakora change of character, ahubwo rigakomeza rikikomereza, bikaba bigusutse mu gihombo, ayawe akaba aragiye. Reka rero turebere hamwe ikosa rya kabiri.
ikosa rya kabiri rero ni ukwihangana market ikagera kuri stop loss, ariko kwihangana ko market igera kuri take profit bikakunanira. Iri ni ikosa abatrader benshi bakora, ndetse nanjye ngibi nabikoze igihe kinini, ndetse nta nubwo hashize igihe kinini cyane mbiretse. Ukinjira trade ukihanganira ko igera kuri stop loss, ariko wafata indi ntiwihanganire ko igera kuri take profit, ahubwo ukaviramo hafi cyane utekereza ko wenda market ishobora gusubira inyuma ikaba iguhombeje nayo ngayo wabonaga ko uri mu nyungu. Urugero ushobora kubona uri muri profit y'amadolari 15, nyamara TP yari kuguha amadolari 50, ukavuga uti ryansubirana inyuma se nkaba ndahombye, naba ndi mu biki. Ya 15 ukaba urayafunze, ukavuye muri market. Ejo wagaruka mu isoko ukinjira trade, noneho ikajya mu cyerekezo utashakaga. Urugero wabayinze ariko market ikimanukira, izamanuka ihitinge stop loss, ihitane 20, ihitana amadolari 20, rumbuze tujya muri loss y'amadolari 5, kubera ko ku munsi w'ejo wari wungutse 15. Ariko iyo ku munsi w'ejo wo warihanganye ugafata y'amadolari 50, uyu munsi ugahomba amadolari 20, ubu kiri mu nyungu y'amadolari 30. Aka kantu abantu benshi ntabwo bakazi. Iyo babazi imbaraga zo kwihangana ukagera kuri take profit, ntabwo wazongera kuvuga ngo forex trading yarakunaniye. Ibi nabyo rero nubikora ukajya wihangana market ikagera kuri TP nkuko wihanganira ko nyine market igera kuri stop loss, nabwo ayo mafaranga yo muri forex trading uzayabona. Irindi kosa rero ni ugukurikirana inyungu z'umurengera. Ushobora gutradinga mu gitondo muri London session ukabonye amadolari 50, mu kandi kanya ukabonye indi signal nayo ukaba winjiye muri market ukabona amandi 50, ukabonye 100. Aho kugira ngo ubyiho rero uzagaruka ejo ugakomeza gushakisha signal, ubwo buri gushaka nyine inyungu z'umurengera, umaze kubona amadolari 100 ku munsi, ariko uracyashakamo andi. Saa 9 rero wikubise mu isoko, bigenze nabi, uhise uhomba 20. Mu kandi kanya ukavuga uti se ko nari ndaranye amadolari 100 kababaye 80, reka nyasubize mu 100, ugakomeza ugatradinga bikarangira uraye nko muri loss ya 40. Ibi ngibi rero ni ibintu bishoboka, ngira ngo abantu muri kunkurikira mumenyereye forex trading murabizi. Aya ni amakosa buri wese yagiye akora, ariko mu gihe winjiye isoko rwose ukabona ubonye profit, nta mpamvu iyo kuguma mu isoko. Wabonye amafaranga, forex trading ntaho ibigiye, ugomba kuzagaruka ku munsi w'ejo, kandi ukagaruka uri smart mu mutwe, cyane ko trade nyinshi zivangavanga umuntu mu mutwe, bigatuma akora ibintu bidakoreka, bishobora no kumuviramo kurara ablowinze account. Reka rero turebere hamwe irindi ikosa, ariko iringiri tumaze kuvuga. Icyo ugomba gukuramo nuko niba wafashe trade igacamo, va muri market, kandi niba wakoze trade nticemo, nanone ijya kure y'isoko, kuko nuryihambiramo wanahombye bizatuma urara ukoze blow. Irindi kosa rero, hari abantu ba trading nta stop loss. Gutradinga nta stop loss nta nubwo buri gutradinga kwanza, ahubwo buri kubetting. Buri kubetinga, kuko ibyo bintu buri gukora nta garuriro biba bifite. Bivuze ko ushobora no kuhomba yawe yose mu gihe runaka, kandi kitari kinini, cyane ko abantu ba trading nta stop loss ni abantu usanga banafite ama small account. Gutradinga rero nta stop loss biba bimeze nko gutwara imodoka itagira feri. Imodoka ari itagira feri, namwe murumva uko ibyayo birangira. Nizere ko rero iri kosa niba wajya gurikora utazongera kurikora. Hari rero n'abatrading bashyizeho stop loss, ariko market yajya guhitinga stop loss
bakayigereza hepfo, nanone market yajya kuhagera bakayigereza hepfo, ugasanga umuntu afite konti y'amadolari 100 ari muri losi y'amadolari 95 kandi kuri trade imwe. Ibyo rero ni amakosa mabi cyane, nizere ko nta muntu uzongera nabyo kuba yabikora. Hari irindi kosa rero nabonye ryo gukolonizwa n'imbuga nkoranyambaga. Ukurikiye imbuga nkoranyambaga, ukurikiye abatrader bagiye batandukanye, umwe wenda aravuze na tradinze ndaranguza imodoka, na tradinze ndaranguza inzu, na tradinze ngura inzoga y'ibihumbi 900 icupa rimwe, na tradinze kandi nayabonye mu munsi umwe. Byo bikagushyira kuri pressure ukumva ushaka kuba nk'abo ngabo. By'ukuri abo ngabo ntabwo uzi intego zabo, ntabwo bawuzi intego ze, ntabwo uzi impamvu ari kuvuga ibyo byose, ntabwo uzi impamvu ari kugura amasaha ahenze. Hari n'igihe kaba ari ku kazi ke, ukaba ufite konti y'amadolari 300, umva urashaka kurarana ibihumbi 10 kugira ngo nawe uraruguze iyo modoka. Ibyo byose rero nta handi biva kuri social media. Social media nazo nuzigabanya zizatuma udacanganyikirwa mu mutwe, ukamenya ngo uwo ngomba gukurikirana uriya, ungomba gukurikirana n'uriya. Ibi bizatuma ubona amafaranga kandi utajagaraye mu mutwe, ujagarajwe n'abatrader bagiye batandukanye, kuko buri wese aba yivugira ibyiwe. Hari kuvanga rero trading n'ibibazo byawe bwite. Uyu munsi ufite konti y'amadolari 100, ariko hari bank ubereyemo ideni ry'amadolari 500 uzishyura wenda nko mu kwezi kuri imbere. Kuvuga uti rero aya madolari 500 nta handi agomba kuva kuri konti y'amadolari 100. Urumva mu by'ukuri uza trading ugamije kwishyura. Ibi bizagutuma ubwoba bukwica, kuko uzatekereza uti aya 100 yo nayahomba, byagenda bite, bazanyica. Banki yazangurishiriza inzu, yazangurishiriza ikibanza. Ibi rero bizatuma niwinjira market mu gihe ubonye aga profit ku $10 ufunga uvamo vuba, kubera ko uzagira ubwoba, ugira pressure. Ariko nufata trading ntibivange n'ibibazo byawe bwite. Urwo ni urugero nari ntanze, yego ntabwo byakuraho ko ayo wakuye muri forex wakemuza ibibazo byawe, ariko ibigerageje kuba kanjye imbere ya computer nkorera amafaranga, mbone amafaranga nza kugurira abashuti banjye akantu, ntabwo bikugendekera neza, kuko trade ya mbere irahomba kandi ubu ukeneye amafaranga, bigatuma wihambira muri market. Twamaze kubona ingaruka zo gutinda mu isoko, cyane cyane nk'igihe wahuye na loss, kuko bizagutera noneho kuzamura lot size kugira ngo ugaruze na yandi umaze guhomba. Ibyo rero byo kuzamura lot size ni hahandi uza blowing account yawe mu gihe kitarambiranye. Kandi uri kuvanga ibibazo byawe bwite na forex trading, muri abantu bakuru, ndizera ko mwamaze kumva icyo nashatse kuvuga. Hari irindi kosa rero ryica abantu ryitwa kwihorera mu gihe wahombye. Mfite konti y'amadolari 50, ndatradinze mpombye amadolari 10, nsigaranye amadolari 40. Umutwe uzanike, umutwe numara kundya nzasubira mu isoko. Niba nakoreshaga lot size ya 0.02 nzita nyigira 0.05 kugira ngo ngaruze ayo maze guhomba kandi ngire n'inyungu. Nahombye amadolari 10 nakoresheje 0.02, ninjiye indi trade umutwe undya itujuje ibyangombwa, urako ndashaka kwihorera, nazamuye lot size, indi trade mfashe mise mpomba 25. 25 nayiyongereye kuri rya 10 nahombye kuri trade ya mbere. Ayo ni amadolari 35 maze guhomba kuri konti y'amadolari angahe? 50. Nsigaranye amadolari 15.
amadolari 15 nzayareba mbone n'ubundi ntacyo amaze, nzahita nkoresha noneho lotsezi ya 0.2 kugira ngo ngaruze vuba, cyangwa se kubera ko namaze kuvuga ko ayo 15 ntacyo amaze, bizatuma ntakoresha na stop loss, cyane ko iyo lotsezi ntushobora kuyikoresha kuri ubwo budolari 15 gushyiraho stop loss, n'ubundi ubone stop loss ya nyayo, n'ubundi nta stop loss bizaba bifite. Ako kanya rero mu minota mikeya cyane uzaba umaze gukora blow. Icyo rero kikaba nyine ari ikibazo cyo kwihorera kuri market n'ibibi, niba wahombye yego ntibyagushimisha, sinkubuje kubabara, babara ariko zimya computer yawe, babara ariko uzimye computer yawe, ku munsi w'ejo uzabona ndi kandi menshi. Naho nukomeza kuyifungura ugakomeza gushaka signal, ntumeze neza mu mutwe kubera igihombo umaze kugira, ubwo ariko ndavuga ku beginner kuko nibo bahomba bakababara, ariko ku muntu bimenyereye ntabwo ababara. Kubimenyera nuko warabikoze igihe kinini kandi ukuramo amafaranga, nubwo uri guhomba n'ubundi nturi guhomba mu yawe wenda nubwo aba yaramaze kwitwa yawe. Ikosa rya nyuma rero ni ukutagira menta, ahubwo ukumva uri kujarajara, uyu munsi uri kwa Jet, uyu munsi uri kwa John, uri kwa runaka, bwacya uri kwa runaka, buri menta wese agira ibye. Nuza nkaguteramo ibyanjye, ukajya kwa John akaguteramo ibye, ukajya kwa Peter akaguteramo ibye, ukajya kwa Carol akaguteramo ibye, uzasara pe. Ariko nuhitamo kugira menta, ariko ntitwirengagije ko hatari n'abatagira abamenta, hari n'abatagira abamenta, nabo niba barabishoboye Imana ishimwe, ariko niba ushaka menta wibavangavanga, kuko nubavangavanga none ntacyo uzageraho ya forex trading twaze tuvuga, ntabwo uzayishobora. Reka rero udusoreze ahangaha, nkubutsa ko aribwo bwa mbere dusuye, ushobora gukanda buto ya subscribe, kandi ushobora kujya muri group yacu ya WhatsApp, link iri muri description. Nanone ushaka kutuvugisha byinshi kuri forex trading, nimero ni 0787 333 mwari kumwe na Jet. Bye bye. Sometimes I get so mad, there's no control in me.